kugera hano bakabashungera, gusanga mu birori hateguwe intebe batageraho, kugera mu mazu ugasanga serivisi zirimo zimwe na zimwe nk'ubwihagarikiro bw'abagabo. Ababikoze bataritaye ko ari abantu bafite ubugufi bukabije, yewe no kuzimya cyangwa kwatsa amatara mu nzu, ugasanga benshi mu bafite ubumuga bw'ubugufi bukabije batahagera. Ibi kimwe n'ibindi nibyo bavuga ko bikibabangamira, ariko nyuma y'ibi ngo hongeraho ko usanga no muri gahunda za leta zimwe na zimwe zigamije kuzamura abaturage zibakura mu bukene, aba batazibonekamo by'umwihariko nk'uko bisobanurwa na Honorine Tuyishimire, umwe mu bafite ubumuga bw'ubugufi bukabije ariko wageze amahirwe yo kurangiza kaminuza. Muri gahunda za leta zo kugabanya ubukene usanga umubare munini w'abari top 4 nta urimo. Ngewe ntabwo nakwirirwa mvuga ngo hari n'uwo nabonye, ngewe nta numwe ndanabona muri izo gahunda za leta. Zagira inka, hanga umurimo, ni nyinshi na VUP. Biragoye kugira ngo uzabone akazi, hari naho ugera bakigukubita amaso ntube wakora n'ikizami cyabo bagahita bagukuramo ako kanya. Yamfashije Dafroze we n'umunyeshuri muri kaminuza ariko uri gusoza amasomo ye, avuga ko mu gushyira ingo mu byiciro by'ubudehe hatajya hibandwa ku bana, nyamara hari igihe bagera ku ishuri ibyiciro bashyizemo ababyeyi babo bikababira imbogamizi ku bufasha butangwa na leta ku banyeshuri bari mu ishuri, by'umwihariko abafite ubugufi bukabije ngo baba bakeneye n'ibindi ku ruhande byo kubunganira, nyamara ari nta wigeze abashyira mu bafite ubumuga. Iyo bagiye gushyira mu byiciro by'ubudehe bareba ababyeyi uburyo babayeho, ariko mu by'ukuri umubyeyi ufite umwana ufite ubumuga ngiye ngasanga abakeneye ibintu byinshi kurusha umubyeyi udafite umwana ufite ubumuga, abakeneye izindi support. Nkumva ko niba wenda no muri uburyo babayeho mu mibereho mu rugo babana, uburyo barya ari byo barebera, nkumva ko bazajya bareba niba bagiye gushyira mu cyiciro cy'ubudehe, ese uyu mubyeyi ufite umwana ufite ubumuga we yajya mu kihe cyiciro. Ubuntu bw'Imana Marie Apolline nawe warangije kaminuza, ni umuyobozi w'umuryango uhuje abafite ubumuga bw'ubugufi bukabije RWAP, Rwanda Union for Little People, avuga ko hari benshi bagiye babura amahirwe yo kwiga kubera kwitinya ubwo bajyaga ku ishuri bagashungererwa bigatuma badasubirayo, ariko ubu ngo biragenda bikosoka. Icyo asaba abantu bafite ubugufi bukabije ngo no kwitinyuka bakigaragaza, bityo uzahora babona ngo ntazongera kubabona ngo abashungere. Kuko na bagenzi bacu bagiye babura nk'ayo mahirwe yo kujya kwiga, banga kujya kwiga kubera ukuntu bavuga ati nisohoka mama barandeba, ntabwo mbishaka, ugasanga nyine byateye ikibazo. Ariko aho niho twahereye kugira ngo turi kuvuga tuti wowe ubwawe banza wo kwiheza wowe ubwawe, ngo twege ubwacu ko tugomba kwiha uburenganzira kugira ngo n'abacu nibatubona na babandi mu societe ho hanze impamvu batubona kadushungera nuko abadasanzwe kubona. Inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga ivuga ko hakiri bake bagifite imyumvire yo kumva ko umuntu mugufi cyane ari umuntu udasanzwe, ariko ngo ni imyumvire isanzwe iba mu bantu aho basanzwe batangarira umuntu ufite umwihariko, ariko ngo ubwo hagenda havuka imiryango ibavuganira kandi abayobozi nabo bakagenda babyumva, ngo hari ikizere cyo kuzatera imbere nk'uko bisobanurwa na Tuyizere Oswald ushinzwe kubaka ubushobozi bw'abantu bafite ubumuga mu nama y'igihugu y'abafite ubumuga. Abantu bafite ubumuga barasanzwe rwose mu cyumve neza, ahubwo wavuga uti n'abadafite ubumuga ye barebe umuntu ufite ubumuga cyane cyane bw'ubugufi bukabije aramurangarira. Iyo ni imyumvire twabyukiyemo, twakuriye mu muco nyarwanda ngo umuntu afite ikibazo isi yose imurangariye, uzana rebe n'abagore babyibushye cyane cyangwa se umuntu anutse cyane cyangwa se umuntu ufite imisatsi wenda yogoshe mu buryo budasanzwe hano baramurangarira. Twebwe rero ku bantu bafite ubumuga iyo umuntu akurebye akubona nyine nk'umuntu udasanzwe, dufite icyizere ntagereranywa yuko bizashyira biveho. Urebye imyaka tumaze dukora ubuvugizi, urebye imiryango igenda ivuka igamije gukora ubuvugizi abantu bafite ubumuga, urebye ukuntu leta ivuga ngo buri cyiciro cyose, buri gahunda yose ikorwa, buri secteur ikorwa yose igerageza kugira ikikora kigamije kwita ku bafite ubumuga. Hirya no hino mu gihugu hagenda hagaragara abantu bafite ubumuga butandukanye, ariko umuco wo kwitinya no guhezwa bigikorwa na bamwe utuma hari abagira ngo nibo bonyine bateye batyo. Inzego zibafite mu nshingano zibasaba kwihuriza hamwe nka bumwe mu buryo bwo kuvanaho izo nzitizi zose, kuko n'ababafasha babona aho babasanga. Fulgence Kizoera, Royal TV.